Hello guys, ndakusuje kandi ngo ikaze wahisemo kunkurikira ku Nkomangiro TV ukabura ahantu hagiye hatandukanye haba hanze y'u Rwanda cyangwa se ukaba no mu Rwanda ariko ugahitamo gukurikira ibiganiro tukugezaho. Imana iguhereza umugisha. Tugeze rero muri ka gace k'ubuzima busanzwe, noneho atari bwa buzima bwo kuza nkubwira ngo vanga ibi n'ibi, vanga ibi n'ibi, vanga ibi n'ibi ukire, ahubwo nje kukubwira ibintu nyine by'ubuzima busanzwe ndetse n'imibanire myiza n'abandi nk'uko tujya tunyuzamo tukabikora. Nshuti yanjye rero tuje kwiganirira ku kibazo cy'ubwumvikane mu miryango no guhuza kw'abashakanye, rimwe na rimwe biba intandaro iyo byagenze nabi yo kudatera imbere mu rugo, ukabona urakora ariko nyine ntabwo utera imbere. Mbese byaba biterwa n'iki? Ku bantu basenga, hano hari agatabo kitwa Ibiganza Bisenga, tugiye kugasomaho amagambo atari menshi, hanyuma usobanukirwe impamvu ushobora gukora n'umugabo wagakora mukumva ko muri gukora ariko mukabona urugo rwanyu ntabwo rutera imbere. Biterwa n'iki? Biterwa n'ubwumvikane buke. Guhuza kw'abashakanye mu migambi no mu mishinga ni itegeko kugira ngo amasengesho yabo abone gusubizwa. Erega nubwo waba utizera, nubwo waba gusenga ntacyo bikubwiye, menya yuko twaje ku isi kandi dufite uwayiremye. Niwe tugomba kwishingikirizaho nshuti zanjye. Abagabo basabwa kubaha abagore babo mu byo babagirira. Wiseke, wigaye niba utajya wubaha uwo mwashakanye, niba utajya wubaha umugore wawe. Bakibuka ko abafasha babo ari inzabya zidahwanije nabo gukomera, kandi bakabubahira ko ari abaraganwa nabo agakiza. Urwa mbere rwa Petero cyangwa se urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 3:7, igihe umugabo afata umugore we nk'umucakara. Mbese aho ntiwaba ufata umugore wawe nk'umucakara? Isubireho kandi usenge Imana igutabare. Akaba indyarya kandi akaba adashobora kumva ibitekerezo bye, uyu mugabo azasenga ariko ntazasubizwa. Even wasengera n'ibiki, wanakwiriza ubusa, igihe cyose uri indyarya, igihe cyose ufata umugore wawe nabi, menya yuko ayo masengesho atazasubizwa bitewe n'ibyo akorera uwo bashakanye. Ntasubizwe, yamara kudasubizwa agahita yita umugore w'inyatsi, akamwita umuteramwako. N'umugore utumvira umugabo we, umusuzugura ndetse akamuryarya, bizabukwa. Azasenga ariko nawe ntazumvirwa bitewe n'ibyo akorera umugabo we. Niba uri umugore ukaba usuzugura umugabo wawe, ukamubona nk'icyo ntazi, ukamubona yuko ari imbwa, ukamubona menya yuko utazasenga ngo usubizwe. Ntabwo uzasenga ngo usubizwe. Mbese uzi impamvu amasengesho y'abo bantu adasubizwa? Iyo ageze imbere y'Imana aragongana kandi akavuguruzanya, kuko umwe aba arega undi. Ibyo rero bidindiza imishinga n'iterambere ry'urugo rwabo. Nguko ukuri kuzuye. Niba utari guhuza n'umugore wawe, niba utari guhuza n'umugabo wawe, ngo mwicare mupfukame musengera ikintu runaka, mumeze nka babandi bubakaga umunara w'Ibabeli, bakavuga indimi zitandukanye ntibabashe kumvikana. Iyo bigeze imbere y'Imana rero biragongana ntibisubizwe. Ukazajya uvuga ngo njyewe ngo rwose ngo urugo rwanjye rufite inyatsi, kandi ikibazo atari urugo rwawe, ahubwo ari ibyo mutumvikanaho biraza no gutuma abana babigenderamo, umuryango mugari ukabigenderamo kubera mwebwe. Ndabasabye nshuti zanjye mujye mwumvikana. Hariho noneho ngo kwizera ineza y'Imana n'ubudahemuka bwayo. Igihe wabonye byanze, igihe wabonye utari kumvikana n'umugore wawe, wowe wenda ufite ako gatima ko kumva ushaka kumvikana ariko umugore yakunaniye cyangwa umugabo yakunaniye, senga hanyuma wizere ineza y'Imana. Umuntu utizera Imana ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho kandi ikemura ibibazo by'abayishaka bataryarya. Hari abajya bibwira ko Imana imeze nka bamwe bo muri twe b'abagome, bikubira, badashobora kumva abandi kandi babanyabukana. Uko ni ukwibeshya cyane. Ntabwo ari uko Imana iteye. Irivugira ubwayo iti, ese wibwira ko meze nkawe? Ndi Imana, si ndi umuntu.
niko umuremyi wacu avuga muri Hose igice cyawo cya 11 umurongo wa 9. Yesu Kristo yatweretse imico y'Imana irera, irahebuje, irakiranuka, ni nyakuri, ni nyambabazi kandi ni nyampuhwe. Ni Imana y'inyamahoro kandi y'inyagahunda. Ikirenze ibyo, Imana ni urukundo. Rero abantu bafite ingorane mu mago yabo, ndasabye Imana ibasure kandi hatinde, kuko Imana ari urukundo. Yongera iminjiremo ako gafu abagabo baca inyuma abagore babo, Uwiteka abagarure. Abagore baca inyuma abagabo babo, Uwiteka abagarure. Sibyo? Umaze kumusengera rero, niki kiba gikwiye gukora? Niki kiba gikwiriye gukurikiraho? Ni ugutegereza ubutadohoka. Iyo uvuganye n'inshuti yawe ukaganira, ukagira icyo uyibaza, ntugende utumvise ikigusaba. Abenshi barasenga ariko mu gihe batarumva icyo Imana ibasubiza, bakaba bagiye imitima yabo yuzuye gushidikanya no gukekerana. Tugomba kumenya gutegereza igisubizo cy'Imana nk'uko ijambo ryayo ribivuga. Umuhanuzi Habakuki aduhamagarira kwihangana agira ati, naho igisubizo cyatinda ntikizahera. Mbese mujya mwibuka gusengera ingo zanyu? Mujya mwibuka gusengera abo mwashakanye? Uyu Habakuki yaravuze ngo naho igisubizo cyatinda ntikizahera. Utegereze kuko kuza ko kizaza nta kabuza. Ariko ntugomba gutegereza uri inkorabusa. Ngo nimba wasengeye, niba umugabo wawe afite amahane cyangwa umugore wawe uri kumusengera, ntabwo ugomba kumusengera ngo tuze. Shaka uburyo umugaruzi neza, ineza ihosha uburakari. Igihe ugitegereje icyo wasabye, soma ijambo ry'Imana, kuko Imana izavuganira nawe mu ijambo ryawe. Wikwiyumvira ngo yitekerezeho, ahubwo ganira n'Imana mu ijambo ryayo, kuko inshuro nyinshi uzaherwa mu ijambo ry'Imana ubutumwa buhuye neza n'ikibazo ufite. Witere hejuru, wongere uhasome, uhaca akarongo, kandi iryo sezerano uzahabwa muri ibyo bihe rizahinduka iryawe ubuzima bwawe bwose. Sibyo? Niwita kuri izi nama, n'irihishurwa wungutse, uzaba wavumbuye amabanga yo gusenga kandi Imana yubaha itabura gusubiza. Uzabona ko nta kibazo na kimwe isengesho ritabasha gusubiza. Icyakora umenye ko isengesho ubwaryo ridasubiza, ahubwo udusubiza ni Yesu binyuze mu isengesho. Isengesho ni nk'urusinga ruduhuza n'umukunzi wacu uba hirya y'ibicu. Ikirenze ibyo byose, gusenga bizahindura ubugingo bwawe. Uzitera hejuru uvuge nka Dawidi ugira uti, Uwiteka uri ingabo inkingira, uri icyubahiro cyanjye, kuko ari wowe ushyira hejuru umutwe wanjye. Ndaryama nkisinzirira, kuko Uwiteka ari we unshyigikiye. Sinzatinya miliyari y'igitero cy'abantu banturutse impande zose, kuko agakiza kari mu Uwiteka, kandi umugisha atanga uba ku bantu. Umugisha Imana itanga ube mu ngo zanyu. Umugisha Imana itanga ube mu kazi kanyu. Umugisha Imana itanga ube mu byanyu byose. Ndabakunda Imana kandi ushaka ukore subscribe, tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Nukuri kandi mbifuriza ibyiza. Niyo mpamvu iyo nungutse ikintu cyiza numva ntashobora kugihisha, ngomba kukibabwira. Ndabakunda Imana kandi